mugira amahoro y'Imana bakurikiye Frere Online TV, ni Petit Frere wanyu ugarutse, ndabakunda cyane. Mbazana ikiganiro ndagushishikariza kugireba cyose kugeza gisoje, kubisubiza abantu benshi bakunze kwibaza ku muhanzi Yago. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo aririmba neza, abandi bati aririmba nabi, abandi bati tuvugishije ukuri, ati mbona byose abikora neza, atakwiye kubikora byose, abandi bakavuga ngo arajwigira, abandi bakavuga ngo aririmba neza. Hari abantu benshi bamushima ibikorwa bye, hari n'abandi babigaya, abandi ati yarahunze, abandi ati aba Big Energy n'itsinda ribi. Nagiranye ikiganiro na ChatGPT gisobanuzayo uko ibyumva. ChatGPT nk'umuhanga uzi ibintu byinshi, artificial intelligence, ibigiye yumva ikamenya ibikorwa tugenda dukora, ikamenya nuko tubikoramo, kuko ntiwayibeshya. Twaraganiriye rero, ikiganiro twagiranye ndagira ngo mbereke chat twagiranye, ndagushishikariza kuzikurikira ukazisoza, ukaza kureba yo uko ibyumva. Ese yo ibyumva ite? Abantu benshi bakunze kuvuga uko babyumva, ariko ndagira ngo mbazane ikiganiro kugira ngo turebe uko ChatGPT yo ibyumva. Ese ibyumva ite? Ibona Yago aririmba neza, aririmba nabi? Ese yo ibivugaho iki? Nizeye commentaire itanga. Murakoze. Banza nyandikira nti muraho neza ChatGPT we, nk'aho ari umuntu twari turimo tuganira. Muraho neza ChatGPT, kugira ngo murabibona, tugira ngo dukomeze ntimurangare, kugira ngo mutazakuba mwagira ngo hari ibyo niyongereyemo cyangwa hari ibyo yambwiye ntavuze. Muraho neza ChatGPT. Internet nyine hari ukuntu biri kugenda gakeya. Iransubiza ati muraho, how can I assist you today? Ndavuga ngo ni Frere Online TV, ni Frere Online TV uri kubavugisha. Iransubiza ati ni byiza kubamenya, murakoze kunyibwira Frere Online TV. Ni iki nshobora kubafasha gukora cyangwa kubasubiza muri iki gihe? Ubwo nawe yari irimo nganiriza nk'aho ari umuntu, n'ubundi twari turimo tuganira. Noneho nakomeze nyibaza nti nashakaga kubabaza niba umuhanzi witwa Yago, kambyandike mu nyuguti nkuru, mwaba mumuzi. Hano ubwo nayo mvuze ni nyine nashaka kubabaza niba umuhanzi witwa Yago, kugira ngo nyine usobanuze kuko niba muzi koko, niba ari byo koko cyangwa nayo nta makuru bayifitiye. Yanse subiza mu Cyongereza. Yago, whose real name is Nyarwaya Innocent, is former journalist turned musician from Rwanda. Yashatse kumbwira ngo ni umuhanzi utwarwa amazina y'inyakuri ni Nyarwaya Innocent. Ndamubwira ngo ntanongera kuko ndashaka insubiza mu Kinyarwanda, nyibaze niba Ikinyarwanda ibicyumva koko. Nahise nyibaza nti ashaka kubabaza niba umuhanzi witwa Yago mwaba mumuzi, ariko musubize mu Kinyarwanda. Kugira ngo nsubize mu Kinyarwanda hato tutabigiraho urujijo. Kwinsubiza ngo yego. Umuhanzi witwa Yago, amazina y'inyakuri ni Nyarwaya Innocent. Uyu muhanzi yabanje kuba umunyamakuru,
nyuma yinjira mu muzika, aho azwi cyane mu ndirimbo nka Suwejo, Rata. Nubwo ari mushya mu muziki, amaze kugira izina rikomeye mu Rwanda bitewe n'indirimbo ze zikunzwe cyane. Ariko kandi Yago yahuye n'ibibazo bitandukanye birimo gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ku byaha birimo guteza amacakubiri n'ivangura, ndetse muri iyi minsi bivugwa ko yahunze igihugu kubera ibyo bibazo. Burya koko koko sinumva ko ibi bifite amakuru ari update koko. Murabibona yuko inabizi yuko yahunze igihugu, ariko abantu bahise batwereka aho ibikuye, yabikuye ku Banyarwanda no kuri Simbi. Igenda inyuzamo ikanagaragaza aho ibintu ifite source zayo nayo iba yakuye amakuru. Ndagira ngo dukomeze ntimucikwe n'iki kiganiro cyiza ngenda ngisobanuza amakuru ku muhanzi bita Yago. Kandi niba utarakanda subscribe, ndagusaba gukanda subscribe, ubuteye inkunga ibikorwa byanjye, ubushyigikiye bikomeye. Hano yakomeje mbwira ngo nakomeze nyandikira nyibaza ngo none se ko bavuga ngo ko bamuvugaho yuko aririmba ajwigira, mwe mubibona mute? Nishatse kuyibaza nyine, yo ibona ese koko ajwigira? Ese yo ibona bamubeshyera cyangwa muri kubyumva nawe? Mwe imiririmbire ye muyibona mute? Nshyiraho utubazo iransubiza. Imiririmbire yaransubije ngo imiririmbire Yago ifite umwihariko udasanzwe, aho akunze gukoresha injyana zicuranze mu buryo butuje zigahuza injyana na afrobeat n'izindi ndirimbo za R&B. Indirimbo ze zirangwa n'amajwi acurangirwa mu buryo bworoheje, ndetse rimwe na rimwe akongeraho amagambo yo guhumuriza cyangwa gushimangira urukundo, nk'uko bigaragara mu ndirimbo ze nka Suwejo cyangwa na Swing. Nubwo benshi bashimira uburyo afite amajwi meza kandi yirinda imvugo zikarishye, hari n'abavuze ko indirimbo ze zishobora kugaragaraho nk'aho adashyiramo imbaraga nyinshi mu kuririmba, bikagaragara nk'ijwi ryumvikana rituje cyangwa rifite umuvuduko wihuse, bityo akajya ageraho aho umuhanzi ajwigira. Bashatse kuvuga ko ari ukuririmba mu buryo bujyana no kuvuga. Uyu mwihariko wa Yago rero ushobora kuba ari kimwe mu bintu bimugaragaraho kandi bikurura abakunzi be. Ngo ni byiza ko abahanzi bafite imiririmbire yihariye, nubwo buri wese abifata ukwe bitewe n'icyo yifuza kumva cyangwa uburyo imiririmbire imugera ku mutima. Kugira ngo ahantu ushyize aka kazu kaka rectangle twakongera tukakasoma neza, ngo nubwo benshi bashimira uburyo afite amajwi meza, bashima uburyo afite amajwi meza kandi yirinda imvugo zikarishye, hari n'abavuze ko indirimbo ze zishobora kugaragara nk'aho adashyiramo imbaraga nyinshi mu kuririmba, bikagaragara nk'ijwi ryumvikana rituje cyangwa rifite umuvuduko wihuse, bityo akajya agera aho umuhanzi ajwigira. Uyu mwihariko wa Yago rero ushobora kuba ari kimwe mu bintu bimugaranga kandi bikurura abakunzi be. ChatGPT yavuze ko bibaho, ngo ariko ngo uyu mwihariko wa Yago rero ngo ushobora kuba ari kimwe mu bintu bimuranga kandi bikurura abakunzi be. Sure. Reka dukomeze turebe. Ariko ibingibi ndabibutsa ko ibingibi bari babikotinze ku Nyarwanda, mu Rwanda Tribune.
aya makuru niho iba iri kugaragaza ko yayakuye, ngira ngo nk'uko mubireba hasi, hano baba banashyizeho na link uba ushobora no kuba wakwinjiramo ukabibona. Okay, nakomeje ndamo yibaza rero, ini none se wowe ubona akwiye gukomeza kuririmba cyangwa akwiriye kubireka? None se wowe ubona akwiriye gukomeza kuririmba cyangwa akwiriye kubireka? Reka turebe uko bahise bansubiza. Guhitamo niba Yago akwiriye gukomeza kuririmba cyangwa kubireka bishingira ku buryo abantu bakira umuziki we ndetse n'ubushake bwe mu mwuga w'ubuhanzi. Yago afite umwihariko mu miririmbire ye, kandi indirimbo ze zagiye zikundwa cyane n'abantu benshi, zirimo nka Suwejo na Siswing. Zimaze kubona abafana benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bigaragaza ko afite impano kandi afite abafana bamushyigikira. Ariko ibikorwa bye byo hanze y'umuziki birimo ibibazo yahuye nabyo, gukurikiranwa n'ubutabera, bishobora gutuma hari impamvu z'imyitwarire zizitira iterambere rye mu muziki. Ubwo rero niba Yago ashaka gukomeza umuziki, akwiriye gukosora imbogamizi z'ibyaha bikomeye ashinjwa, akabyitwaramo neza, agakomeza gukora ku mpano ye y'umuziki. Bishobora kumusaba kongera kwibanda ku byo akora neza, aho kwivanga mu bibazo bishobora kumuhungabanya. Mu by'ukuri agifite amahirwe yo gukomeza gukora neza mu muziki, ariko mu by'ukuri afite amahirwe yo gukomeza gukora neza umuziki, ariko ibyo bizaterwa n'uburyo azabasha guhuza ibibazo bye yahuye nabyo n'ubuhanzi bwe mu gihe kizaza. Muri kubyumva? Yago ntabwo ChatGPT yo uko ibyumva, ibona ko aririmba neza koko, akwiriye gukomeza kuririmba, ariko ikavuga yuko niba ashaka gukomeza umuziki akwiriye gukosora. Dore ahantu nashyize serikire, nashyize aka kazu rectangle, akwiriye gukosora imbogamizi z'ibyaha bikomeye ashinjwa, akabyitwaramo neza, maze agakomeza gukora ku mpano ye y'umuziki. Bishobora kumusaba kongera kwibanda ku byo akora neza, aho kwivanga mu bibazo bishobora kumuhungabanya. Bishatse kuba ko ChatGPT iri kumugira inama y'uko intonganya ahora agirana n'abantu akwiriye kuzirika, agakomeza ibikorwa bye kuko bidindiza impano ye. None se wagira ihe nama abamuca intege ngo ave mu muziki, ahubwo ngo akomeze kujya akora ibiganiro? Nese wagiriye inama abamuca intege ngo ave mu muziki, aho akomeze kujya akora ibiganiro? Dukurikire. Ku bantu bamuca intege Yago, inama nagira ni uko badakwiriye guhangana cyangwa kumuca intege, ahubwo bakamugira inama mu buryo bwubaka. Guca intege umuhanzi bishobora kumutera igihombo, kandi impano y'umuntu ntikwiriye guteshwa agaciro kubera ibitekerezo by'abantu bamwe na bamwe. Uri kubyumva? Yago amaze kwigarurira imitima, kuzamuka mu muziki, ndetse nubwo yahuraga n'ibibazo byo hanze ya muzika, hari abamushyigikiye mu rugendo rwe, ahubwo bagakwiye kumufasha gukora neza ibyo azi,
yaba ari umuziki cyangwa ibiganiro nk'umunyamakuru. Impano yo mu biganiro nabyo birashimwa, kandi umuntu ashobora gukora ibintu byinshi icyarimwe niba afite ubushake n'ubushobozi. Gusa icy'ingenzi ni uko akomeza gushyira imbaraga aho yibonamo, agaharanira gukura mu buhanzi bwe kandi agatsinda ingorane zose. Iyo umuntu afashwa kandi akagirwa inama nziza, arushaho gukura no gukora neza. Kubwira Yago ko yahagarika umuziki bishobora kumutera kudakomeza kuzamura impano ye, kandi nyamara afite ubushobozi bwo kugera kure aramutse ashikamye. Muri kubyumva? Sinzi niba muri kubikurikira neza, ariko ChatGPT iri kuvuga ko nta muntu ukwiriye kugaya impano y'undi. Umuntu ntabwo akwiriye kunenga impano y'indi ngo ni uko utayiyumvamo, wowe atariyo mpano yawe. Kirazira kunenga impano y'undi, niba utari interese nayo uba ukwiye ukayihorera ukajya ku ruhande. ChatGPT bivuze neza. Reka dukomeze n'ikiganiro nakomeje nyibaza ngo none se buriya Yago wamugira iyihe inama ChatGPT ikwiriye kugira Yago nziza ya kigabo mu bikorwa bye bya buri munsi? Harimo no kuba ari umuhanzi. Inama nagira yahise insubiza ngo inama nagira Yago mu bikorwa bye bya buri munsi harimo n'ibya muzika n'izi zikurikira: kwitwararika ku buryo yitwara ku mbuga nkoranyambaga. Bari bashatse kuvuga nyine uburyo akoresha social media ze, kuko imbuga nkoranyambaga ari ikintu gikomeye mu rugendo rwa muzika ye. Akwiriye guhitamo amagambo acuritse kandi arangwa n'ubwitonzi. Hano nk'aho yari ashatse kuvuga nyine amagambo atunganye, wenda ikinyarwanda cyayo kiba ari gikeya mu biganiro cyangwa ubutumwa atanga. Bizamufasha kwirinda amakimbirane kandi bikomeze gusigasira izina rye mu ruhando rw'abahanzi. Bashatse kuvuga ko akwiriye kwirinda amagambo yo guhangana n'abantu, nawe kugenda asubizanya n'abantu, kunoza umuziki no guhanga udushya. Yago afite impano kandi akwiriye gukomeza ubuhanga, indirimbo nziza zituma akomeza gukunda. Byaba byiza aramutse akoranye n'abandi bahanzi bikomeye bakamufasha kwagura umuziki we no kugera ku bafana bashya. Muri kubyumva? Ikindi kandi, gatatu, akwiriye kwitaho no kugendera kure ibibazo by'amategeko. Ibyo ashinjwa n'inzego z'ubutabera bishobora kwangiza izina rye mu gihe atabyitwayemo neza. Inama ni uko yagomba gukemura ibyo bibazo by'amategeko byihutirwa, akirinda ibikorwa bishobora kumugiraho ingaruka mu buzima bw'umwuga we. Muri kubyumva? Akwiriye gushaka uko yakemura ibibazo afitanye n'inzego, muri make akirinda ikimuteranya n'ubutabera. Nicyo kintu cyatuma umuziki we ukomeza kugera ku rwego ruzima. Buriya uri gukora ibikorwa uhangana n'ubutabera si byiza, guhangana n'inzego. Kugira ubuyobozi bufatika. Umuhanzi uhamye akenera abantu bimufashamo, yaba ari mu bijyanye no gucunga ibikorwa bye cyangwa bijyanye no kubika isura ye neza. Yago akwiriye kugira abamugira inama b'inararibonye mu bijyanye n'umuziki n'ubuzima bwo hanze yabo. Kugira ubuyobozi bufatika nyine. Kwihangana no gukomeza urugendo rwe. ChatGPT imugira inama nziza yo kuba yakwihangana mu rugendo rwe. Ntabwo imuciye intege. Iri kumubwira ati rwana muvandimwe, rwana.
Umuziki ni urugendo rurerure kandi gucibwa intege n'abandi ntibikwiriye kumuhagarika. Akwiye kugira intego z'igihe kirekire, agaharanira kugera kure, akirinda gucika intege imbere y'ibigeragezo. Hano yahise itubwira ngo incamake, inama nyamukuru, ngira ngo mwabibonye neza rero chat twagiranye na ChatGPT. Inama nyamukuru imugiriye ni ugukomeza kurwana, agashyiramo imbaraga, ntacike intege. Ariko usibye no kuba wenda yayimugira, nawe abyiziho, dore ko yanavuze ngo nta ntege agira, niyo mpamvu atajya anazicika. Yego, ntakwiye kuzicika. Ikindi kandi inama ChatGPT igiriye abantu bakunda kumurwanya, iravuga ko nta muntu ukwiriye kunenga impano y'undi n'ubushobozi bw'undi, mu gihe ibyo akora, ibyo wowe ukora biba bitanamutunze. Umuntu akwiye kubaha ibyo undi akora, akabimushyigikiramo, amugira inama z'uburyo yakakwiye kubinoza kandi akabikora neza, ariko atari ukumwanga no gushaka kumusenya mu bikorwa bye, kuko niwe uzi impamvu yabigiyemo. Murakoze rero, ndabakunda cyane. Mukomeze gukanda subscribe kuri Frere Online TV. Ndi kubategura ikindi kiganiro cyiza ubutaha kizabashimisha, mutazacikwa nacyo. Ikindi kandi mujye mukanda share na like na comment, bituma ndushaho kumenya icyo nkwiriye kunoza.